arambwira ati numvise kuri inshuti ya Mpyisi ati ndagira ngo ninza mu Rwanda uzanjyane nge kumusura. Ndamutwara turagenda turamusura muhana Bibiliya turicara turaganira, ariko reka mvuge ibintu bigera kuri 4 ni wenda nayo kurondogora. Byampuzaga na pasiteri Mpyisi kandi twakundaniraga. Icyambere gusinzira yaraduhamagaye nk'abana be aratubwira ati rero nigiye wahageze ninza abandi n'abasanze witwa Martin we babanaga tuhageze twese aratubwira ati impamvu nabahamagaye ahangaha no kugira ngo mbasabe ibintu bitatu. Icyambere nta kintu nshaka kongera kurya. Icyakabiri nta kintu nshaka kongera kunywa. Icyagatatu ati nubwo byaba nkajya muri koma sinshaka kujyanwa mu bitaro. Murabyumva icyo implication yabyo, icyo yashakaga kutubwira. Nukuvuga ko muri we yari yamaze kubimenya kandi yari yamaze kubyakira. Muri iyo minsi 3 nta kubabara byongeye kugaruka. Mu gitondo cy'umunsi umwuka wamushizemo yasinziriye mu masaha 9. Mu gitondo twari tukiganira kubera yuko natwe yari yatutegurije twese twari duhari. Pastor Mpyisi yavuye mu mwuka yarasinziriye imbere y'umuryango we abari hano mu Rwanda. Pastor Mpyisi yagiye anezerewe yishimye kandi sinshidikanya yuko aho yagiye tuhazi. Nubwo we yajyaga avuga ati mwese murabeshya ngo Imana ngo yamuhamagaye, ibyo ninde wabibabwiye? Ni Imana yonyine ibizi. Impamvu mvuze ibi ngibi nuko twebwe nk'umuryango twamaze kubyemera. Ubu ngubu nta gahinda dufite, nta mubabaro dufite, ahubwo uyu mwanya kugeza igihe tuzamushyingurira ni igihe cyo gushimira Imana yuko yamuduhaye, imuha ubuzima bwiza, abaho neza, akunda abantu kandi arakundwa mu bihugu byose yakozemo. Ni igihe cyo kunezerwa. Ndashaka rero ubu ngubu ko mubareba mwese mu maso mwambaye ishusho y'akababaro. Ndasaba yuko njya kwicara ahangaha iyo shusho mwamaze kuyikuraho mwambaye ishusho y'iki kabisa. Ejo iri jambo narivuze turangiza, ariko ayo masaha yose twamaze ahangaha za korali turi buze kuzibona ahangaha ziririmba neza cyane, indirimbo nziza. Barangiza nige wakomaga mu mashyi genyine. Ubu ndashaka yuko ndabasaba yuko nibamara kuririmba ukumva iyo ndirimbo yakuryoheye sinakubwira vuga uti amen cyane kandi dukome no mu mashyi. Iyo unezerewe ushaka gushima umuntu umwereka yuko wishimye umukomera mu mashyi. Ndagira ngo none kuva none no gukomeza imbere ibintu bihinduke, tumenye yuko turi mu munezero, turiho turashimira Imana y'ukuntu yahaye umubyeyi wacu ubuzima bwiza. Hari umuntu wambwiye ngo jera ihangane, ndamubwira ntoya. Gusa nshaka umuntu wongera kumubwira ngo ihangane, pole, komera, oya. Niduhura gusa umbwira uti dushima Imana. Ni icyo mbasaba, nta kindi. Ibindi byanjye
mfite undi munsi nzabivuga mu magambo arambuye. Murakoze cyane kandi Imana ikomeze kuba natwe. Ndabashimiye cyane ko konsinyi mwayumvise, nimwishima muvuge amen cyane, mukome mu mashyi. Turi kwizihiza tunibuka ibihe byiza by'umubyeyi wacu yabayeho kandi twishimye. Dushimira Imana ko yamurinze, ko yabanye nawe arinda agenda akiri kumwe nayo. Nibyishimo cyane. Abahamya ba Kristo muze hano indirimbo ebyiri, ubwo nimurangiza Moses uraririmba indirimbo imwe, ndababwira gahunda zindi zikurikira.
abagushije ishyano umwami Yesu azaza aturuhuri Yesu azaza nimushire intimba azaza nimuvuze Yesu azaza nimugire intsinzi azaza umwami Yesu azaza aturuhuri Yesu azaza nimushire intimba azaza nimuvuze Yesu azaza nimugire intsinzi azaza nkurikije icyifuzo cy'umuryango dufatanye gushima Imana.
hari byinshi byo kwishima ariko hari na experience ngiye kubasangiza mbere yuko mvuga ku byo nzi kuri Pastor Mpyisi. Mbere ko ngira icyo mvuga kuri Pastor Mpyisi, maze kubona abakunzi b'Imana benshi b'Abadventiste, niwe ndiwe mvuga basinziriye ku munsi w'isabato. Yewe nibuka wa mbere ni nyogokuru byara data. Data yageze mu rugo iwe, yagezeyo ariko akane w'isabato, nuko aramubwira ati uraje? Yego, ntabwo twari duturanye nawe, yaraturanye na data wacu. Ati reka uzagenda unshyinguye. Aratangara ati se mama, urambwira ngo nzagenda ngushyinguye nsanze uri muzima? Ati umubiri wanjye urambwira ko ntazarenza iki cyumweru. Undi nabonye n'umukecuru twari kumwe ku Gisenyi, we yabwiraga abaje kumusura bose ati ngewe nzaruhuka ari ku isabato, ati nzapfa bucye ari ku isabato, ati nimusohoka ku isabato muzaza mukorera igitaramo iwanjye, muzamperekeza ari kuwa mbere w'isabato. Aho n'undi hari n'abandi ariko izo ni experience. Uwo mukecuru yarafite imyaka isaga 100, agifite ubwenge buzima rwose butabasha guhungabana na gatoya. Ku bijyanye rero na Pastor Mpyisi, ku bijyanye na Pastor Mpyisi, mwambaza muti abenshi muri mwe bazi ko ndi umuntu wabyirukiye Kongo, niyo navukiye niyo nabyirukiye. Mwambaza muti ko wowe uri muri Kongo, Mpyisi umuzi ute? Muri za 60 yaravuye isorusi, habaye amateraniro makuru. Pastor Mpyisi azi ikibabi aho iwacu bakoraga. Nibwo bwa mbere namubonye. Icyo gihe nari mfite muri 65 ngira ngo nari mfite imyaka 11. Mumbabarire icyo gihe nari ntarabatizwa, ariko nasigaye ndi fanatike wa Mpyisi rwose, nkumva nakwifuza ko buri sabato naba ndaho Mpyisi ari bubwirize. Hanyuma yaho muri urwo rugendo yaje kugera Kanyatsi, akora ikintu cyaje kutumarika cyane. Yahasanze umubyeyi wanjye Pastor Ruhaya, arabyibuka. Yahasanze abantu bari bakoze ikintu kitemewe n'itorero muri icyo gihe. Abakobwa bari batashye ubukwe butari ubw'Abadventiste. Inama y'itorero rwose ivuga kuri bubahane. Abo bakobwa basaba imbabazi na Pastor Mpyisi. Icyo gihe ndacyibuka. Noneho nyuma yaho nongeye kumenya amakuru ya Pastor Mpyisi ngeze Rukanga. Nari ngiye kwiga umwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye muri 69 tugiye Rukanga. Ndibwira ko Charles twari kumwe, niho twagiye tubonera amakuru ya Mpyisi, ariko ubwo yari muri East Africa. Icyo gihe division twarimo umugabane w'isi mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 yari Trans Africa Division, nimwo Mpyisi yakoreraga. Icyo gihe rero ngira ngo yari muri Tanzania, ariko yari yaravuye irukanga. Ngiye ko ndi umupasitoro wavuba cyane, ndi Kadogo ariko uri muri pansiyo. Pastor Mpyisi
niwe watoje umutoza wanjye. Umuntu wantoje umurimo wa pasitoro mvuye muri ministerial school ni pasitoro Rwagasore wari waratojwe na pasitoro Mpyisi. Ubwo rero nukuvuga ngo ndi umwigishwa wa Mpyisi kuri generation ya kabiri, ndi umwuzukuru we. Ariko byagaragaye nuko kuba waratojwe na Mpyisi ukananirwa umurimo haba harimo kandi. Rero nyuma yaho amateka naje kumenya nuko pastor Mpyisi ubwa mbere ajya muri Kongo muri 1953 ajya gukora Kasayi, niwe watoje umupasoro witwaga Rutayisire. Niwe pastor Mpyisi bajyanye, yari umwarimu we aramutoza. Rutayisire aza kuzavamo umuyobozi, ndetse yasinziriye ageze hano mu Rwanda mu bihe by'umutekano muke. Abandi nzi benshi batojwe na pastor Mpyisi, mvuze urutonde naruhasi ntabwo nabasha kuruvuga. Harimo abo yatoje muri Tanzania Arusha, harimo abo yatoje Kamagambo muri Kenya. Ariko icyo nasanze muri Kenya nicyo ndi babwire. Umudventiste wese twaganiriye wo muri Kenya arigenda ageze Kisumu, natumiwe kubwirizayo. Arambwira ati wewe ni mtu wa Rwanda? Ndi umunyarwanda rwose. Unamjua Pastor Mpyisi? Ndamuzi. Wewe ni muzazi wetu, ni mubyeyi wacu. Ahitwa Nakuru nagiye kubwiriza mu materaniro makuru. Ikibazo bose bambazaga ni unamjua Mpyisi? Rwose Mpyisi ndamuzi. Nugere Rwanda uzamudusuhurize. Izo ntacyo narazishitsaga. Pastor Mpyisi atabona abana bangesha. Hanyuma ahantu nageze ahari ngasanga nibura 3 bya 4 by'abizera bamuzi ni Nairobi Central Church. Abo bose barakubazaga bati amakuru ya Mpyisi uvuye i Rwanda, amakuru ya Mpyisi. Icyo rero naje kubona nuko na hano mu Rwanda Mpyisi yabaye umuyobozi w'itorero ry'Abadventiste adafite appointment ngo bavuge ngo afite appointment. Hari ibintu bita leading by influence. Kuba intangarugero y'umuyobozi ukayoboresha ibikorwa utavuze, utabwiye abantu ngo kora uko. Ariko we yagize n'ibyo akora bikomeye. Igihe yamaze iminsi myinshi yigisha abantu Bibiliya, ari umutoza w'ababwiriza hari Nyamirambo. Ni koko ushobora kuvuga kuri umuyobozi kuko ufite appointment runaka, leading by position, ugahabwa authority nabo n'abakoresha bawe. Ariko pastor Mpyisi we yayoboje inararibonye no kuba intangarugero mu bikorere ye yose. Icyo rero ashojesheje umurimo muri iki gihe giherutse ni ugukwirakwiza Bibiliya akaziha abantu benshi. Yanjye natinye kuyizana ngo ntaza kuyitakaza. Nabwo yabimuhira nihazagira umuntu ugiza hano akababwira ngo nimumuhe Bibiliya, mujye mumuha izindi. Hari Bibiliya nyinshi, ariko iyi ngiyi nahawe na pastor Mpyisi ntimuzajye muyitanga batazayitorokana. Rero bavandimwe, pastor Mpyisi ntabwo yigeze ayobora intara, ayobora field, ayobora iki, ahubwo aho yabaye hose yabaye umutoza w'abayobozi. Cyo nkubwira rero ngo pastor Mpyisi yari umuyobozi urenza abayobozi, kuko we ntiyahawe appointment yo kuyobora intara nka Safu cyangwa n'abandi,
ahubwo yabaye umutoza w'abayobozi ahantu hose rero yanyuze. Ikindi dufite mu mateka ya Mpyisi ni uko ishuri ryose yatangije amashuri ageze kuri 6 muri iki gihe. Ndavuga yo nibuka Irukanga yagiyeyo badafite segondere, atangiza école pastorale, asiga batangije na segondere. Umwaka wa mbere wa segondere waho wa mbere wigishwa na pastor Mbuguje. Mpyisi yigisha école pastorale. Hanyuma uyu munsi hari université ya Rukanga, ni université ikomeye cyane, bo bafite na faculté ya medicine. Aho naho nibuka ho muri Congo, ariko ari Arusha yatangiye ari ministerial school, uyu munsi ni East African University. Ni henshi yaranzwe rero no kuba umutoza w'abayobozi. Rero tumufite mu bitekerezo, tumufite mu byiringiro. Twakwifuriza umuntu wese uri aha ngaha ngo agire imyitwarire myiza. Pastor Mpyisi nazazuka ntazatubure, tuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane Pastor Safu. Ndagira ngo Pastor Rutayisire nawe aze tumuha umwanya. Murakoze. Mwiriwe mwese. Eka nanjye mbaze nshimira Imana ko umugoroba nk'uyu nguyu, kuko hari umugani wo muri Bibiliya uvuga ngo kwibuka abakiranutsi, kwibuka umukiranutsi bihesha umugisha. Ntabwo nafashe Bibiliya ngo ndebe, ariko ndumva ngira ngo ni nk'imigani igice cya 10 umurongo wa 7 cyangwa wa 9, numwe muri iyo ngiyo. Kuko kwibuka umukiranutsi bihesha umugisha. No kugira umwanya nk'uyu nguyu umuntu agashobora kuvuga avuga kuri Pastor Mpyisi, nabyo ni umugisha. Ndagira ngo kandi nshimire na Gerard n'umuryango, kuko ubundi yewe ntabwo ndi umwadventiste. Rero kumva ku mugoroba nk'uyu nguyu haririmbye korali y'abadventiste, ka pastor w'umwadventiste, hakazamo no pastor w'umwanglikani, ndagira ngo mbibashimire kuko mwashoboraga no kuvuga muti hari umunsi w'abadventiste gusa. Ariko ibi ngibi biragaragaza isura ngari ya Pastor Mpyisi. Jewe murabona mfite imyaka 66, murumva Pastor Mpyisi ntabwo ari wo mu kigero cyanjye. Cya kabiri sinigeze mba umwadventiste ngo mbe naranavuyeyo bavuye bati buri haraho bahuriye muri ayo mashuri. Ariko ubwa mbere nahuye na Pastor Mpyisi twahise dukundana. Ndabyibuka yari hamwe n'undi musaza witwa Gasana. Hanyuma duhuye arambwira ngo Gasana, ngo uyu muhungu uramuzi? Mera nka Natanayeli ahuye na Yesu, namubwira nise giye uranzi? Arambwira ngo uyu muhungu ngo iyo avuze cya gitabo ngo wagira ngo yarakimize. Ngo rero ngo naramwumvise yigisha ngo mpita mukunda. Nabwo muze ibyo uvuze byo nibyo, kiriya gitabo maze kugisoma, cyo gihe namaze kugisoma inshuro 36. Ntindakizi pe, kandi nagisomye ndi mukuru, ndi umwarimu muri university gihindura ubuzima bwanjye. Atabubwo mpise nkukunda. Ati mpa nimero yawe nzaguhamagare. Kandi byari byose ni bya bindi abantu baba bavuga buriya ntabwo azampamagara. Ndayimuha. None bukeye nanjye nandikiye, ngiye kubona mbona inimero, mbona irimo irasona Mpyisi. Ndamwitaba. Aho ngo mbesha ngo burya wagira ngo ndagukinisha. Nangane muze rwose ntindatangaye, mbonye yuko ibyo uvuga koko biba ari ukuri. Guhera uwo munsi bishuti yamuze Mpyisi, ajya musura cyane cyane muri iminsi yanyu n'abandi bantu bamwe, ndetse ribuka hari umupastori
umubishop wo muri ndi torero ubi Nairobi yarambwiye ati numvise kuri inshuti ya Mpyisi ati ndagira ngo ninza mu Rwanda uzanjyane nge kumusura. Ndamutwara turagenda turamusura muhana Bibiliya turicara turaganira, ariko reka mvuge ibintu bigera kuri 4 ni wenda naye kurondogora. Byampuzaga na pasiteri Mpyisi kandi twakundaniraga. Icyambere pasiteri Mpyisi yari umuntu ko gukunda Bibiliya cyane, kuko iyo twicaranaga nta kindi kintu twaganiraga, twaricaraga gusa tukavuga Bibiliya, tukavuga ibice bitandukanye bya Bibiliya, tukavuga Bibiliya. Hanyuma nabone ko umusaza koko akunda Bibiliya. Ariko ikintu cyanejeje cyanatumye nsaba Gerard kuza kuvuga kuri uyu mugoroba nuko nanjye njya mu kiruko cy'izabukuru nawe yavuze mu munsi wanjye. Naho nibyo ari byose nta kuntu Mpyisi yawe yatumye Gerard azana n'abandi basore babiri baza ku munsi wanjye bakora surprise mu rusengero. Baraza bati Mpyisi ari hano. Mpyisi ari hano mpindukiye mbona ni Gerard. Atariko nanjye nitwa Mpyisi. Ariko nabyo nari mbizi kubera ko ari gihe uriya twajyaga dutera inzenye na muze nubwo tutangana, ariko uriya ari umuntu uganira cyane. Hari umukobwa we umwuzukuru wabaga kuri televiziyo nkabona umukobwa mwiza nk'uriya mumwita Mpyisi, yo mushakira irindi zina ati none se Mpyisi byari iki? Tikariya nagapyisi gato ariko nakuzukuru ka Mpyisi nuko. Icyo rero mu byo twakundaniraga nuko yari umuntu uri relax muganira. Nasezeye rero atuma Desmond azana na Gerard ari undi mwari hamwe n'indi sinibuka bari batatu na Patience ati Mpyisi yadutumye ngo tuze tuvuge mu izina rye. N'ubu ngo biracyari kuri video rwose. Rero narabibonye nawe byose nta kuntu Mpyisi yaba yaratumye ngo bavuge ku munsi nasezerewe mu gipastori ngo hanyuma nawe nasezera ku isi ni mburi jambo nanjye ngo mvuge. Rero rwose mwakoze Gerard na Martin n'abandi mwafatanije kumpa umwanya nkavuga ku nshuti yanjye pastor Mpyisi. Ikintu cya mbere twahuragaho ni Bibiliya, ariko reka mvuge iminsi ya nyuma icyo nakunze kurushaho. Buriya ikosa rikomeye abateolojiye tugira, dukunda kuvuga kuri Bibiliya tukayispekeraho cyane. Ariko ndibuka umugoroba umwe najyanye na madamu tugiye kumusura, hari nka hafi nka saa 4 y'ijoro. Noneho dusanga aricaye arimo arandika. Ejo bundi hanga ntabwo ari kera n'umwaka ushize. Arimo arandika. Arambwira ati ndimo ndahishurirwa. Hari ibintu ndimo kwandika ati ndimo ndahishurirwa. Turicara aratubwira fata ibyo yari yanditse. None umusaza ungana gutya ukirimo kwandika. Arambwira ati ariko ndimo ndaganira na Yesu. Burya rero ikintu gikomeye cyane uko nanjye ngenda nkuru. Nize theology, masters, nkora doctorat, ariko burya ikibazo cyacu abantu bize theology dukunda guspekira kuri Yesu. Ariko iyo atangiye kukwihishurira ugatangira kwandika ibyo arimo kukwibwiraho, buryo uba wageze imbere, hirya imbere, kuko niho ubuzima buhindukira. Cyo rero natashye nezerewe cyane n'abantu umusaza koko agomba kuba ari hafi y'ijuru, kuko buriya hari igihe bari bagiye gutera amabuye witwa Stefano, batangiye kumutera amabuye aravuga ati mwe mworoheje mbabwira ikintu mbonye. Ati mbonye ijuru rikingutse, ati mbonye n'umwana w'Imana ahagaze iburyo bw'Imana. Buriya rero iyo umuntu atangiye kurunguruka mu ijuru umenya abona Yesu amutegereje, kuko ni nacyo kintu gikomeye cyane yewe cyanejeje. Twahuraga tuganira n'ibyo tukabiganiraho, ariko muri iyo minsi ya nyuma kugenda yiyegereza imbere akavuga Yesu kurushaho. Kandi mbona muri no minsi ari nacyo tubuze. Kinanjyana ku kintu cya gatatu cyatumaga burya Mpyisi bimworohera kwegerana natwe twese tutari no mu itorero rimwe ry'Abadventiste mu munsi wa karindwi. Ku buryo natwe turi Abadventiste uretse ko tutaraba umunsi wa karindwi. Twese twemera ko Yesu azagaruka. Buryo umuntu wese yemera ko Yesu azagaruka n'Umwadventiste. Ariko tugatandukanywa nuko bongeraho b'umunsi wa karindwi.
ko nanjye nemera ko Yesu azagaruka kandi cyangwa umwana uko azasanga niteguye cyangwa nkamusanga nyiteguye hejuru uko byagenda kose sinzahabura. Buriya iyo ugenda wegera Yesu birakorohera kwimburesinga abantu bose, kuko uwegereye Yesu wese nahoze nkora demonstration hariya ku bantu twari twicaranye bavuga nti buriya igituma tutegerana nuko tuba turi kure y'uwo tugomba kwegera, kuko Yesu ari iyi hope rero indi imbere honorable uri hariya hari hariya nako ariko nuriya none honorable buri muntu wese aba honorable avuye hariya kaza hano honorable akava hariya kaza hanange nkaza twese tugahurira hano byatworohera guhoberana, ariko igihe bakicaye mu nguni zabo ntabwo dushobora kwegerana. Buri ikiduhuza ni Yesu, ibindi bisigaye byo biradutandukanya, kandi ikinezeza nuko ava mu isi byose tubamo ntabyo yasize. Nta nubwo abasigaye nta nubwo bitwaga aba Kristo, abize theology murabizi bitwaga abantu bayanzira. Hanyuma turangije twiremera iki na kiriya na kiriya. Rero uko umuntu agenda azamuka yegera Yesu, mu byo nakundiraga Mpyisi nuko icyo kintu cyari cyarabaye, tugahura tukaganira tukibagirwa yuko ugenda umuporoso w'umwangirikani wahoze ari umugaturika navyo ibyo bigora abantu kubyumva bakabihuza, ariko tugahuzwa na Yesu. Ikindi kintu mbona dushobora kuba twarasangiraga nanamukundiraga cyane nuko Mpyisi yari umuntu w'umunyakuri, wa wundi udatinya ukuri akavuga ukuri. Abantu benshi bakunda kugenda mayoka bakorombyora, we yagendaga aricya direct. Buriya biroroha cyane kubana n'umuntu uri direct kuruta wa wundi ugenda gorombyora. Icyo kintu twajyaga tubiganiraho nabyo tukabikundanira, kuko ubundi n'ubundi umwami wacu niwe kuri, iyo wamwegereye nyine umunyakuri. Nagira ngo rero niye kuza kurondogora ndangirize kuri iyi legacy, umurage. Bibiliya mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 7 baratubwira ngo mwibuke ababayoboraga kera bakabwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Ngo Yesu Kristo ko yari arejo niko ari n'uyu munsi, ko azahora iteka ryose. Rero nibwira yuko icyo nicyo kintu twasigarana tukigira kuri zira Mpyisi, umuntu wakundaga abantu agashobora kwimburesinga umuntu atitaye ku idini yavuyemo. Nigeze gukorana ikiganiro n'umugabo witwa Rutanga rw'amaboko, abantu bakibwira ko umupastori yegerana ate n'umupfumu. Ahubwo rero kuko ari umupfumu ntibimugira umwanzi wanjye, sinzajya kumuraguzaho, ariko kumukunda bishobora gutuma nanamwibutsa nkanamwereka uwo nizeye. Rero bene uwo muntu ushobora kwimburesinga ibintu bitandukanye n'umurage mwiza. Ariko simbabwiye ngo muzajye oya, ariko mujye mu bishuti z'abantu, kuko iyo wakunze umuntu ushobora no kumubwira ibyawe nibwo ushobora no kubimusobanurira. Icyo rero mu byo twakundaniraga nyine ubungiro dushobora kuba bya bindi by'ibisabisabirana n'icyo ngicyo. Iyo ni legacy ikomeye cyane, ko nibwira ko na Yesu aje uyu munsi niko yasa. Rero wenda dusigarana iki ngiki ubwo turimo kumwibuka, turimo guserebura ubuzima bwe. Ubundi ikibazo kijye kibaho nuko duserebura ubuzima bw'umuntu ntidukuremo amasomo ngo tuyatahane. Giye uko ngiye mu kiriyo cy'umuntu wari we wese, hari amasomo mpakura, amwe nshobora kuyashyira mu bikorwa bikankundira, andi nkajya nyibuka nkumva nyine ndahoze nayo kubinda byibutse kandi sinjya mbikora. Reka na hano ibingibi twumva bamuvugaho byose bitubera umurage, tugira uwo murage wo gukunda abantu niyo tutanahuje, tugira uwo murage wo gukunda ijambo ry'Imana no kuryemera tukayoborwa naryo, tugira uwo murage ukuri kutavangiye, ariko cyane cyane kurutaho tugira uwo murage wo gukunda Yesu. Tuvuge Yesu, dukundisha abantu Yesu, cyane cyane ubwo ndabwira abapastori bagenzi banjye
kuruta uko tubakundisha idini, kuko idini zo tuzazisiga hano pe, mubishaka mutabishaka zizasigara, ariko abafite Yesu nibo bafite ubugingo bw'iteka. Mwakoze rero cyane, nongere nshimire umuryango, nshimire Gerard, nshimire wa Martin n'abandi bo mu muryango ko mwanyemereye nkavuga ku nshuti yanjye Mpyisi. Yadutanzeyo ariko tuzamusangayo. Ibyo turabyizera ntitubishidikanya, ahubwo dutumire n'abandi bose. Uyu munsi ubu turimo turatanga invitation, tubwire n'abandi bose bicayemo hano batari bakatisha amatike yabo, cyane cyane mbwira abana be n'abuzukuru, sinjya nibibuza kubivuga. Buriya mufite challenge ikomeye cyane kubyara